Ngiye kubwira ikaze kuri channel ya Udahogora. Uyu munsi tugiye kwiga uko umuntu ashobora gutekana inyama n'imboga za dodo. Ni ibiryo nigiye guteka ku muntu w'inshuti yanjye w'umunyakenya, babiryana n'akawunga nk'uko nguko muri kubibona kuri aya mashusho. Biba biryoshye cyane. Reka rero mbasangize uko umuntu abitegura. Mu gutangira turashyira amavuta make ku ipanu cyangwa se mu isafuriya, icyo waba ugiye gutekamo icyo ari cyo cyose. Inyama uba zikase utuntu duto cyane, mbese ugerageza kuzikata duto cyane dushoboka, hanyuma nyine ukaba ari two ushyira mu mavuta. Ngira ngo muri kubibona yuko ari utuntu tw'utunyama dutoya cyane, ku buryo kugira ngo wumve ukuntu ari dutoya, izi nyama zishobora kuba zipima nk'irobo gusa. Akantu k'inyama nyine nakase kumuba waguze inyama ukakataho gatoya, nyine ukagenda ukatamo utuntu dutoya. Hanyuma rero ugashyiramo umunyu utuma n'ibiryo buriya bishya vuba iyo ushyizemo mbere. Icyiza cyo gukata nyine utunyama ari dutoya, uri kumva niba uri bubirishe ubugari cyangwa ku kawunga, bituma nyine utabura ukuntu birya. Urumva harimo inyama nini n'amadodo, wajya ubura ukuntu ubirya, ariko iyo ari dutoya nyine kaba ari akanyama ushobora gukozaho ubugari ugahita utamira ukabiryana nta kibazo ntibikujene. Hanyuma rero turatunganya n'ibindi turi bushyire muri ibi biryo byacu, nk'amapavuro, ibitunguru ndetse na tungurusumu. Iyo umaze kubitunganya rero uhita wongera ukareba aho za nyama zigeze. Ubona ko twazipfundikiye, duteka ku muriro mukeya, niyo mpamvu muri kubona za byakantu k'agasosi. Tuba dushyiramo rero ka romarin cyangwa se hari n'abayita teyi, hanyuma ukaminjiramo gakeya. Uramutse ufite imbisi niyo ihumura cyane, niyo inaryoha cyane. Hanyuma rero turashyiramo na beef masala ndetse na black pepper. Genda ushyiramo gakeya nyine kugira ngo bitaba byinshi, bikaba byabishya ibiryo, nyuma ukagaragura nk'ibisanzwe. Dushyiramo bya bitunguru ndetse na poivro, hanyuma ugakomeza nyine ukagaragura. Kubera ukuntu utu tunyama tuba ari duto cyane, dushya vuba, ntabwo bitinda gushya, bituma nyine ibiryo byawe bishya byihuse cyane. Tuba rero dushyiramo na ya tungurusumu. Tungurusumu akenshi umuntu ayishyiramo nyuma kugira ngo uburyohe bwayo n'umuhumuro wayo byumvikana neza iyo uyishyizemo isa nkaho ariyo igiyemo nyuma y'ibindi birungo. Hanyuma rero tugahita dushyiramo dodo. Ngira ngo muri kubibona ko ni ibibabi nagiye nshituraho, ntago harimo bya bintu byo hagati. Ubishatse wazikata, ubishatse ntiwazikata, n'ubundi birashya neza kandi bikaryoha. Rero twa tubabi twa dodo twagiye dukuraho nyine ku biti byayo, ukabishyiramo neza, hanyuma ugashyiraho utundi tuvuta dukeya. Ariko mu gihe waba ubona za nyama zisanzwe zirimo amavuta ahagije, ntiwakwirirwa ubikora. Muri kubona ko umwuka nyine ugenda ubikubita, bigenda byoroha, hanyuma ukagenda ubivanga, bikivanga na za nyama na bya bindi byose twari twabanjemo. Ibi biryo usanga nk'abantu b'abanyakenya bakunda gushyiramo ibizo bita ngo ni sukuma wiki. Ni ibiryo bakunda cyane. Hanyuma rero izi ni inyanya hamwe na persil nibyo nashyizemo, hanyuma ukabivanga. Nkiri kuvuga ko abanyakenya bo bakunda gushyiramo imboga zabo bita sukuma wiki, izo bakunda gukoresha cyane, kandi bo ntago bashyiramo amasosi cyane. Usanga nari ibiryo ari imboga zoroshye ariko hatarimo isosi. Hanyuma rero uko bya bindi bigenda bishya, ugenda nyine upfundikira wongera ugaragura kugeza ubwo ubonye byahiye neza bihagije. Iyo bimaze ubona byahiye neza, inyanya zahiye, zabyaye isosi, udushyiramo sauce tomate.
ubwo ubishoboye nyine niba uri bubirishe akawunga, kubera ko njye numvise biryohana cyane n'akawunga, niba ariko ubwa mbere mbirya nabiriye nyine babitetse gutyo biri kumwe n'akawunga, ku buryo inshuro zose nanjye mbitekereje mpita ntekereza n'akawunga. Urabona ko rero ushyiramo n'amazi nyine makeya, ariko ushatse ntiwanayashyiramo, wabireka uko bimeze bitarimo amazi, gusa nuko njye nshaka ko bisa nkaho byoroshyeho gatoya. Iyo nababwiraga ko muri style y'uko nguko nabonye abo Banyakenya bo babitegura, ntabwo bo bashyiramo amazi, babirya bisa nkaho bicyumutse, bifitemo akantu k'agasosi gake cyane nyine bakajya bakozaho akawunga. Nyuma rero urabipfundika nyine ukarindira bigatogota, urugerageza kumva uko bimeze nyine, ukaba wakongeramo n'umunyu bitewe n'uko wumva urimo umeze. Hanyuma rero byamara gutogota neza, nta kindi kiba gisigaye ni uguhita ushyira kuri ka kawunga wamaze gutegura, kandi ako kawunga katarimo umunyu, katarimo amavuta, katarimo ibiki, wagatetse nk'uko umuntu ateka ubugari bisanzwe, nibwo biba biryoshye cyane. Gusa bishobora guterwa n'uburyo usanzwe ukunda cyangwa usanzwe uteguramo akawunga, hanyuma rero ukaryoherwa cyane, ibi biryo biba biryoshye. Ariko ngira ngo muri kubona ko ushobora kubirisha umuceri, ushobora kubirisha n'ikindi kintu icyo ari cyo cyose, ushobora kubirisha spaghetti, byaterwa n'uko ubikunze. Ni uku nguku rero ushobora gutegura inyama ukazitegurana n'imboga za dodo. Ndabashimiye cyane kuba mwakurikiranye ko nabiteguye, naho ubutaha mwari kumwe nanjye Udahogora Vanessa. Peace, bye bye. Niba utarakanda subscribe ukandeho, ukanze no kunzogera notification, hanyuma ugisangiza n'abandi.